Yes, reka rero nguhe ikaze. Iyi ni Zaro Magazine TV nk'ibisanzwe mumaze kubimenyera. Nizere yuko mumeze neza aho muherereye mu bice bitandukanye. Nimba uri mushya kuri ino channel yacu, kora subscribe kugira ngo hatazajya hagira ikiganiro na kimwe kigucika. Cyane cyane yuko tuba tubagezaho amakuru atandukanye agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro, exclusive interview n'abantu batandukanye ndetse na talk shows zitandukanye, aho tuba tugenda tugaruka ku bintu bitandukanye. Kuri www.zaromagazine.com niho uri busanga amakuru agezweho kandi yizewe. Geraho nawe wihere amaso urebe uburyo biba byifashe. Ikindi, filime yo kureba muri iyi minsi bayita Inzika series, urayisanga kuri YouTube channel yitwa Inzika series, ubundi ibintu birusheho kubana uburyohe. Ngiye kugaruka ku bintu byavuzwe cyane mu minsi ishize, byasirikiriye ku mbuga nkoranyambaga bigarukwaho, ariko bikomeza kugirwa ibanga. Ngira ngo Mbata ni umukomediye akaba n'umunyamakuru wa radio Flash na televiziyo Flash. Mu minsi ishize hagaragaye video ye ari kwambika umukobwa wabaye Miss Congeniality 2020 witwa Diane, ari kumwambika impeta ariko umukobwa ariwe wamupfukamiye. Ibintu byagarutsweho cyane ndetse bivugwa yuko bakundana, nyine bamwambitse impeta ko bagiye kubana, ariko abantu ntibabivugaho rumwe. Ubwo Yago kuri Yago TV show yaganiraga n'uyu mukobwa Diane, mu byo yamubajije no kuri uku kwambikwa impeta n'umunyamakuru Mbata, umukobwa avuga yuko byari komedi, avuga yuko nta kinini yabivugaho, gusa icyo abantu bagomba kumenya ari uko biriya atari byo, byari komedi, mbese byari ugutwika. Ni ibintu bigezweho muri iyi minsi, aho abantu bifata bagakora video bari gukora ibintu ari ukugira ngo bitrending cyangwa se bigarukweho bivugwe, kandi ugasanga nyine ibyakozwe atari byo. Umukobwa rero avuga yuko ibyo bakoze ni komedi bari gukora, ko ariko nyine abantu babikoresheje mu buryo butari bwo, nubwo bari gutwika. Ngira ngo rero icyo abantu bagomba kumenya kugeza ubu ni uko uyu mukobwa bita Diane wabaye Miss Congeniality 2020 ntabwo yambitswe impeta na Mbata, ahubwo ibyo bakoze kwari ugutwika, kwari ukugira ngo ibintu bitrendingwe, ibintu bigarukweho cyane ko umuhungu yambitse impeta umukobwa yateye ivi. Ariko icyo kuvuga ngo wenda barakundana cyangwa se bagiye kubana, umukobwa cyo yamaze kugitera utwatsi. Ese nibyo cyangwa se n'ubundi baracyakomeza gutwika kugira ngo ibintu bikomeze n'ubundi bivugwe cyane cyangwa se abantu babigarukeho? Reka dukomeze tubitege amaso turebe n'ubundi iyo byerekeza, nimba koko ari byo umukobwa avuga ari byo, yari komedi bari kugira ngo batwike, cyangwa se nimba n'ubundi byabaye ari byo koko. Ariko urebye n'uburyo video imeze, ahantu yamwambikiye impeta, uburyo byakozwemo, n'ubundi biroroshye kuhita ubona yuko atari ibintu biri seriye, atari ibintu wavuga yuko koko biri seriye, ari umuhango wo gutera ivi cyangwa se wo kwambika umuntu impeta. Ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe. Ariko nanone icyo umuntu yakwibazaho ni kuko nyuma y'iyo video yo kumwambika impeta, banakoze ikiganiro n'umunyamakuru nyine wabafashe iyo video, bamwemerera ko bakundana, bamwemerera ko bamaze igihe bakundana, batanga ubusobanuro bw'ibyo bakoze. Ni iki nkibaza, ni gute umuntu ufite ubwenge mukuru wiyubashye ashobora kugenda agakora ibintu azi neza yuko atari byo, arangiza akabyemeza azi yuko icyo kiganiro kizarebwa n'abantu batandukanye? Sometimes abantu nanone dukwiye gukanguka tukareka gushukwa n'ibintu by'imbuga nkoranyambaga cyane. Umuntu ni umukomediye, we arashaka gutwika, arashaka ko izina rye ryongera kuvugwa.
eske wowe ugiye kumufasha muri ibyo bintu, wowe nawe urashaka gutwika se, urashaka kuvugwa se, urashaka iki? Kumukomediyeho gukora ibintu bitari serious ni ibintu nibyo bibinjiriza, nibyo bibaha amafaranga. Ariko nibaza nkawe nyine ugiye gukina komedi mu ruhe rwego, kugenda hari ukicara ukavuga ngo umuntu ngo yanyambitse impeta ngo turakundana, eske utekereza iyo video izavaho, uba wumva nyine bizagenda gute ko iyo video bizagumaho, ibintu bijya kuri YouTube kereka nyirabyo abisibye, ariko ubundi iyo ni video bizagumaho. Rero nitujya no gutwika tujye tureba ngo tugiye gutwika gute, ntabwo ari ugupfa kugenda gutyo gusa ngo uragiye ngo ufashe video ngo urabyemeje ngo nibyo koko byabaye. Ubu natekereza ko ejo bundi bizagutwara undi mwanya wo kubinyomoza cyangwa kubihakana, ari nabyo kugeza ubu ngubu navuga Diane arimo ari kugenda anyomoza ibyakozwe, kandi byakozwe n'ubundi ni ikiganiro cyawe bwite, wivugiye yuko bakwambitse impeta, wivugiye yuko ukundana na Mbata. So sinzi rero, sometime abantu dukwiye kumenya n'uburyo izi mbuga nkoranyambaga tuzikoresha n'uburyo dukorana nazo. Ngibyo rero nyine n'ubundi Diane yahakanye yuko atambitswe impeta n'umukomediye witwa Mbata, ko ahubwo icyabaye bari bari gukora komedi cyese cyangwa bari bari gukora trend. Nimba koko byaranga trendinze simbizi, ariko we yamaze kubinyomoza. Reka tuzumve n'icyo wenda batazabivugaho. Iyi ni Zara Magazine TV, kora subscribe kugira ngo n'ubundi amakuru agezweho akomeze kukugereraho igihe. Wibuke no gukanda kuri iyo nzogera, wibuke no gusura www.zaramagazine.com, ubundi ibintu birusheho kugenda neza.